Nshuti bavandimwe twongeye kubashimira cyane yuko mwongeye kubana natwe, tukaba rero twongeye kugaruka ku cyigisho cyacu, umutwe wacyo uravuga ngo ibiri kuba muri ino minsi y'imperuka byaba biri kukwigisha iki? Reka twicire bugufi dusenge Imana kandi tuyisabe kugira ngo ibashe kutuyobora mu byanditswe byera. Dawe wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uwiteka, twicishije bugufi cyane kuri Imana nziza kandi ukaba uri Imana y'urukundo. Mwami mwiza, turakwinginze kugira ngo aya magambo abe ariho ubasha kuyadusobanurira kandi urusheho kudusobanurira ibyerekeranye no kugaruka kwawe ndetse n'ibyerekeranye no kwezwa kwacu, kugira ngo tubashe kugendera mu nzira yawe nk'uko wayiduteguriye. Urakoze Data wa twese ukumvishe gusenga kwacu, byose bibe nk'uko ubishaka mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bavandimwe, mbere y'uko dukomeza, reka dufatanye kuririmbira hamwe ino ndirimbo iboneka mu gitabo cy'Abadivantiste, ivuga ngo ageze ku irembo. Ntago ndi umuririmbyi mu busanzwe, ariko indirimbo hari uburyo nyizimo twafatanya tukayiririmba. Umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, yaje gukoranya abera babane mu ijuru. Ku irembo, ku irembo, ku irembo, ubari ku irembo, nuko araje, nuko araje, kandi ageze ku irembo. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, kandi tugiye guhabwa kubaho kw'iteka. Ku irembo, ku irembo, ku irembo, bari ku irembo, nuko araje, nuko araje, kandi ageze ku irembo. Imana irakoze cyane. Bavandimwe rero, tugiye gufatanyiriza hamwe gusoma amagambo aboneka mu gitabo muri Bibiliya, muri Matayo, muri Luka igice cya 21, uhereye ku murongo wa 11. Luka igice cya 21, umurongo uhereye ku murongo wa 11, ariko uhereye ku murongo wa 5 hari amagambo bashyizeho titire ivuga ngo kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Nuko duhereye ku murongo wa 5 haravuga ngo, nuko bamwe bavuga iby'urusengero uko rwarimbishijwe n'amabuye meza n'amaturo, arababwira ati, ibyo mureba ibi, mu minsi izaza ntihazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Baramubaza bati, mwigisha, ibyo bizabaho ryari? N'ikimenyetso kigaragaza ko igihe bizasohorezwamo cyegereje ni ikihe? Umurongo wa 8 arabasubiza ati, mwirinde batabayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, kandi bati igihe kiri bugufi. Ariko ntimuzabakurikire. Ariko nimwumva intambara n'imidugararo, ntimuzahagarika imitima, kuko ibyo bikwiriye kubanza kubaho, ariko imperuka ntizahera ko isohora uwo mwanya. Arongera arababwira ati, ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami butere ubundi bwami, kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara. Aha rero ku murongo wa 11 niho nashaka ko dutinda cyane bitewe n'iki gihe tugezemo, ariko ugarutse ku murongo wa 9 haravuga ngo, ariko nimwumva intambara n'imidugararo
ntimuzahagarike imitima kuko ibyo bikwiriye kubanza kubaho, ariko imperuka ntizahera ko isohora uwo mwanya. Bavandimwe rero, iby'intambara n'imidugararo mwarabyumvishije. Mu minsi yashize mwamaze iminsi murimo kumva uburyo Koreya ya ruguru na Amerika byari bihanganye ku byerekeranye no kuba byatangiza intambara y'intwaro z'uburozi. Ariko Yesu yaratubwiye ngo ntimuzahagarike imitima kuko ibyo bikwiriye kubanza kubaho. Icyo rero nabagezaho muri kano ka mwanya ni uko nubwo muri kumva coronavirusi irimo guca ibintu hirya no hino ku isi, icy'ingenzi kidukwiriye ni ukudahagarika umutima, ahubwo tukabana mu masengesho, kubera yuko bigomba kubaho byanze bikunze kuko Yesu Kristo yahanuye ko bizabaho. Rero wahagarika umutima rero, wagira ubwoba bwo gupfa, uko byamera kose bigomba kubaho. Icy'ingenzi rero ni uguhagarara hamwe, ugashikama, ugasenga, ukabitsa ubugingo bwawe mu Mana, ukitegura. Nsubiye ku magambo yabonetse hejuru, umurongo wa 5 haravuga ngo nuko bamwe bavuga iby'urusengero uko rwarimbishijwe n'amabuye meza n'amaturo. Arababwira ati ibyo mureba ibi mu minsi izaza ntihazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yesu rero mu buryo yari umukene hano kuri iyi si, nta kintu agira, nta sambu, nta butunzi bundi agira, ariko akaba afite umwuka wera kandi akaba ari Imana yari yarigize umuntu. Abantu rimwe na rimwe bajyaga bamuratira ibyo bareba n'amaso yabo, akabona ari ibikomerezwa n'ibitangaza ndetse n'ubutunzi. Ariko Yesu yarababwiye ati ibyo byose mureba nta na kimwe kizasigara. Bavandimwe rero, ndagira ngo mbabwire nsubiyemo aya magambo ngo ibyo dutunze byose, amashuri, ubutunzi, amafaranga yose dufite kuri konti n'indi mitungo yose dufite, byose ukurikije iki kigeragezo duhawe cya korona virusi, ni igipimo gikomeye cyane kitugaragariza yuko mu mwanya muto nk'uwo guhumbya isi yose ishobora guhungabana kandi ubutunzi bw'umuntu bugahungabana. Amafaranga wari ufite kuri konti mu gihe cya korona virusi nta kintu yabasha kugutabaraho, ndetse na ya mazu meza twari dufite mu gihe cya korona virusi ntabwo yabasha kudukiza, ahubwo baradufata bakadushyira mu kato aho tutabasha kwanduza abandi bantu, ndetse tukaba duhindutse ababembe nk'uko ibyanditswe byera byavugaga bati umubembe naramuka afashwe n'ibibembe azagende avuga inzira zose ati ndi umubembe, kugira ngo atagira uwo yanduza. Bavandimwe rero, mumaze iminsi mwumva iby'abantu bakomeye muri iyi si bafashwe n'iyi ndwara. Muribuka yuko umuyobozi wa Canada, igihugu cya Canada gikomeye kandi kiri mu bihugu bikize ku isi, umugore wa minisitiri w'intebe wabo ari nawe muyobozi mukuru w'ikirenga ku rwego rw'igihugu, yafashwe n'indwara ya korona virusi. Icyakurikiyeho rero ni iki? Ni uko umugore bahise bamushyira mu kato, ndetse atangira kwitabwaho n'abaganga. Na minisitiri w'intebe nawe ubwe, kubera yuko batamushyize amakenga, nawe ubwe yaravuze ati ku mpamvu zanjye bwite ndetse ku bushake bwanjye ndemera kwishyira mu kato mu gihe cy'iminsi 14 kugira ngo barebe niba koko umugore yaba ataranyanduje. Murabona rero bavandimwe yuko nta muntu iki cyorezo cyasiga, yaba ukomeye yaba uworoheje. Abantu bose bagiye kwihisha, yaba umukire yaba umukene, yaba uw'imbata yaba uw'umudendezo, yaba umusirikare yaba inyeshyamba, bose bagiye kwihisha. Imidugararo ndetse n'amakimbirane bisa n'ibyacogoye. Bavandimwe rero, nubwo mubona iki cyorezo cya coronavirusi kirimo kwibasira isi kikaba kigeze kure cyane, ndagira ngo mbabwire yuko Imana kuba yemeye ko kiza, hari ibintu bikomeye cyane bikomeye mu mateka y'isi Imana yashakaga kwigisha abantu muri kino gihe nk'iki ngiki. Rero akaba ari ahawe kugira ngo ube maso kandi usenge kugira ngo ibyo Imana yari igambiriye kwigisha abantu, cyangwa se ibyo Imana igambiriye kwigisha abantu muri iki gihe gikomeye cyane, kugira ngo ubashe kuva muri iki cyorezo
amasomo uyakuyemo, cyangwa se niba bishoboka ko twahitanwa n'iki cyorezo ariko ubashe kuba umaze kwiga neza ibyo Imana yari igambiriye kukwigisha. Urabona yuko rero ibyo abantu bari biringiye byose bitakaje agaciro mu mwanya muto nk'uwo guhumbya. Bavandimwe rero, murabona ibyo Yesu yari yaravuze ngo indwara z'ibyorezo zizaduka, nibyo rero birimo kutubaho none, akaba nta handi twahungira atari muri Yesu. Abamaze gufatwa rero n'indwara turabahumuriza tubabwira tuti mushyire ubugingo bwanyu muri Yesu Kristo, hanyuma natwe turabafasha gusenga, kandi Imana yacu niyo Mana nkuru kandi ibasha gukiza umuntu indwara iyo ari yo yose. Natwe rero tutari twafatwa, ndagira ngo mbasabe kugira ngo abantu bakomeze kongera ibihe byabo byo gusenga. Twabwira iki rero abantu biturije nta gusenga? Bamwe barimo kuvuga bati abari gusenga ni panike, nibyo bita panike mu gifaransa, bavuga bati ahubwo turakwiriye gutuza tukishyira mu mutuzo. Oya nshuti bavandimwe, ntabwo ukwiriye kwishyira mu mutuzo ngo wibere aho ngaho widamararire uvuga ngo uri mu bwihisho, iki cyorezo nticyakugeraho. Umenye ko harimo abandi barimo gupfa, kandi mu gihe utazi iki cyorezo kibasha kukugeraho. Igikwiriye rero ntabwo ari panike, ahubwo muribuka yuko mu mateka muri Bibiliya tubonaho ibyago byagiye bitera mu gihe gitandukanye, abantu bakicisha bugufi bagasenga. Muribuka Esiteri igihe yasengaga iminsi 3 bakiriza ubusa n'abo mu bwoko bwe, Imana ikabasha kubarengera ikoresheje uburyo buhambaye cyane. Nibyo rero mbabwira ngo ntabwo ari ubwoba cyangwa se kugira panike cyangwa se kutizera, ahubwo ni igipimo duhawe cyo kugira ngo tubashe kwegerana n'Imana kandi ibashe kuduhishurira ibyo ishaka kuduhishurira. Ndagira ngo rero abatari abanenganenzi bafatanye natwe mu gusenga muri bino bihe bidasanzwe. Mugire amateraniro yo kwiyiriza ubusa no gusenga mudahuriye ahantu hamwe, ahubwo abafite za WhatsApp muhane za gahunda, mugire iminsi muhuriyeho, twiyirize ubusa dusenge, murebe ibitangaza Imana yacu idukorera. Twese hamwe rero tubitse ubugingo bwacu mu Mana. Bamwe bati rero ni intambara ya gatatu y'isi ije mu bundi buryo, ibyo bita biological attack. Ni ukuvuga ngo cyangwa se kwataka cyangwa se gutera mu buryo bushingiye ku byerekeranye na virusi cyangwa se n'uburwayi. Gutera uburwayi runaka, aho kugira ngo ukore intambara y'amasasu ugakora intambara yo guteza uburwayi. Kubera ko rero izi virusi bishoboka ko zabasha no gukorerwa muri za laboratwari zikomeye zo ku isi z'amabanga, ibyo nta muntu waba muri kano ka mwanya, ntabwo dufite gihamya kugira ngo tube twabihinyuza, kandi ntidufite na gihamya kugira ngo tube twabyemera. Ariko mu bigaragara ni uko isi iri mu rujijo rukomeye cyane. Ntabwo tuzi neza niba hari abategetsi bakomeye bo muri iyi si baba babitse amabanga y'ibyerekeranye n'ibi bintu biri kubaho, cyangwa se nabo bakaba bahagaze bifashe mapfubyi bashobewe. Ariko ikigaragara ni uko abantu batewe ubwoba n'ibiri kubaho ndetse n'ibyenda kubaho, nk'uko ubuhanuzi bwatugaragarizaga. Rero mwari mumaze iminsi mwumva ibihugu bya rutura ku isi bihanganye, bavuga bati twabasha kubarimbura ku isi dukoresheje intwaro zacu z'uburozi. None bamwe bati se ahari igihugu kimwe cyaba gikoresheje intwaro z'uburozi ariko zitari iz'amasasu, ahubwo zishingiye ku ntwaro za virusi zishobora kwataka umubiri w'umuntu zikawushegesha kandi zikabasha kwandura vuba cyane byihuse. Bigaragara yuko bibaye koko ari ukuri bikaba ari byo, iyi ntwaro ni intwaro ikomeye cyane kandi yabasha kugera kuri benshi kandi ikarimbura abantu benshi mu gihe gito cyane, kandi igatera buri muntu wese guhunga no kujya kwihisha. Aha rero niho dukwiriye gusenga kugira ngo Imana ikomeze kuduhishurira tumenye uburyo dukwiriye kwitwara muri kino gihe cya none.
Mbese iyi coronavirusi yaba ikwigishije iki cyangwa se yaba igusigiye iki mu byerekeranye n'imigendere yacu mu bya gihanuzi ndetse no mu migendere yacu mu bya gikristo? Hari ikintu gikomeye cyane rero tubashije kwigiramo kandi turimo kwigiramo. Kuva mu mijyi minini tujya mu mijyi mitoya cyangwa se kuva mu mijyi mitoya abantu bajya mu cyaro. Atari ukuvuga ngo abantu bahagarike akazi kabo cyangwa se bahagarike imibereho n'ibibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, ahubwo bakiteganyiriza ukaba ufite ahantu wabasha kujya igihe nk'iki cy'akaga kiramutse kije gitunguranye, mbese wakwerekeza hehe? Igihe amasoko abantu bahahiramo ya buri munsi yaba ahagaze, mbese wakwerekera hehe? Mbese urimo gutegura ahantu wajya, aho wabasha guhinga imboga zera vuba mu gihe gitoya, mbese aho wabasha guhinga ibirayi cyangwa se ikindi kintu cyera mu buryo bwihuse, ako karima ukaba ugafite. Icyo ni ikibazo cyo kwibaza gikomeye cyane, bitewe n'uko ibyanditswe byera mu gitabo cy'intambara ikomeye cyanditswe n'umujakazi w'Imana Elena White, ku ipaje yaho mu gice cyaho cya 36 havuga yuko hazaza ibyorezo bikomeye cyane, kandi ibyo byorezo bizatuma abantu bahatira abandi gusenga. Muribuka yuko na Perezida Donald Trump mu cyumweru gishize yari yatangaje yuko kuri iki cyumweru gishize hagomba kuba amasengesho mu gihugu cyose. Ni ukuvuga ngo bwa buhanuzi bwavugaga yuko abantu bazategekwa gusenga ku munsi umwe burimo kugenda busohora bwegereza, kandi kuri icyo gice cya 36 havuga yuko bizaterwa n'ibyago bizaba bikomeye birimo kugwira isi. Abantu bazashaka kugarukira Imana, ariko nibashaka kuyigarukira bazategeka umunsi umwe wo gusenga no kuruhuka kugira ngo abantu begerane n'Imana, ariko kandi bazategeka umunsi utariwo, ariwo munsi w'icyumweru, umunsi bita isabato mpimbano. Aho kugira ngo abantu bategeke kuruhuka ku isabato kandi basenge ku isabato, biyiriza ubusa bambaza Imana, hazabaho gusenga binyuranije n'uko Bibiliya ibisaba. Nahawe rero nahanjye kugira ngo tube maso kandi dukomeze gusenga. Guteganya rero aho umuntu yabasha guhinga muri iki gihe, mu gihe nk'iki cya kirize, aho bizinesi nyinshi cyane zaba zahagaze, kugemura ibiribwa byaba bitakyemewe cyangwa se bigoranye, mbese twabasha gutungwa n'iki? Waba ufite uburyo wagira aho uhinga cyangwa se wagira aho wasarura ku byerekeranye n'uburyo bwo kwitunga. Ikindi rero twigiramo aha ngaha ni uko abantu benshi bajyaga bavuga bati ifaranga elegitoronike hari ubanza ritapfa kwihuta cyane, ariko bigaragara yuko muri kino gihe ngewe muri kino gihugu ndi kubamo, amabanki menshi yatwohereza za mesaje batubwira bati rero mu buryo bwo kwirindira umutekano wawe w'umubiri ndetse n'umutekano mu buryo bwa sisiteme elegitoronike, byaba byiza abantu bakoresheje amakarita yabo ya banki kugira ngo babashe kugira icyo bishyura. Ni ukuvuga ngo ya mafaranga abantu bakorakora bayakorakora bashyiraho, bashobora gushyiraho za virusi. Uko uyahereza umuntu nawe ayabika virusi, abika virusi. Rero bati byaba byiza guhererekanya amafaranga bihagaze, abantu bakagenda bakoresha amakarita kugira ngo bagire ikintu bagura cyangwa se bagurisha. Muri kumva rero ibi byose ni ibidusunikira ku byerekeranye n'ubuhanuzi bugomba gusohora. Ibyo abantu rero bari biringiye, murabona yuko byose birimo kugenda bitakaza agaciro. Ibyanditswe byera biratubwira ngo iyo nyamaswa izatera bose, aboroheje n'abakomeye, ab'imbata, ab'umudendezo, abakire n'abakene, gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Murabona rero bavandimwe, ntabwo mbabwira yuko ahangaha hari ubuhanuzi bw'inyamaswa busohoye twaba tubonye, ahubwo ndagira ngo mbisobanure mu bundi buryo. Urabona yuko uko ibyanditswe byavuga ngo iyo nyamaswa izatera bose, aboroheje n'abakomeye. Urabona ko iki cyorezo giteye bose, aboroheje, abakomeye, ab'imbata, ab'umudendezo, abakire, abakene, abo mu moko yose n'indimi zose.
kugira ngo bose babashe kugenza gute guhunga no kujya kwihisha. Murabona yuko rero bibaye koko ari byo, iyi virusi ikaba yakozwe cyangwa yazanywe n'umwana w'umuntu, bigaragara yuko koko icyo yaba agambiriye ku bantu benshi cyane batuye kuri iyi si yabasha kukigeraho. Igikurikiyeho rero ni iki? Ni uko ubu ngubu urukingo nirumara kuboneka, abantu bose bazahatirwa gukingirwa. Ni ukuvuga ngo bazahatirwa guhabwa umuti wabasha kubarinda guhangana n'ino virusi. Ibi rero bishushanya iki cyangwa se bitwigisha iki, nshuti bavandimwe bantu b'Imana? Ni uko igihe bizaba bikomeye, ubwo abantu bazaba bangiwe kugurisha ndetse no kugura, abantu bose bazahatirwa gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga cyangwa se mu kiganza, bitewe n'ibizaba biri kuba ku isi. Ku isi hari ibintu byinshi cyane bizabaho bidasanzwe, bizatuma leta zikomeye z'isi zumvikana mu buryo bwo kugira ngo buri muntu ahatirwe gushyira mu bikorwa amategeko anyuranije na gahunda y'Imana, ari byo kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga ndetse no mu kiganza, ari bwo buryo bwo kugira ngo abantu bashyire mu bikorwa ibitandukanye na gahunda y'Imana, ndetse no mu bwonko abantu babyizere batyo ko ari ukuri, ari byo ushyirwa ikimenyetso mu ruhanga. Imana idufashe rero ngo dushyirwe ikimenyetso mu ruhanga cyayo, aricyo kimenyetso cy'Imana, ariyo mico y'Imana. Bavandimwe rero, ntimuhagarike umutima nk'uko ibyanditswe byera bivuga, ahubwo mwizere Imana, mwizere na Yesu Kristo. Mu rugo rwa Yesu hariyo amazu menshi, iyo aba atari ahari aba atubwiye, kuko yagiye kudutegurira ahacu, ngo aho ari natwe tuzabeyo, kandi azagaruka tujyane. Niryo sezerano dufite rikomeye cyane ryo muri Yohana igice cya 14 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Imana iduhire kandi ikomeze kubana natwe. Mureke dukomeze gufatanya gusenga, nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Reka twicishe bugufi dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye cyane. Tuguhaye icyubahiro kubera yuko tugejeje amagambo y'ubugingo. Turakwinginze kugira ngo urusheho kutwigisha kandi uduhe kurushaho kwitegura, kandi mwami Imana ishobora byose, imbaraga yawe y'umwuka yari twuzure, kandi Data wa twese uduhe amaso areba, udukize ibyaha byose. Mwami wacu tweze kugira ngo tuzabashe guhagarara kurya munsi tudatsinzwe n'urubanza. Nibyo nsenze nsabira nisabira ndetse nsabira n'umuntu wese ubashije kumva aya magambo, mu izina rya Yesu Kristo. Amena.